naho ubundi buriya byose umuntu abitwara gake gake. Niko bimeze kabisa. Kazi saba? Saba mafi. Bite? Ni byiza. Meze neza. Yego. Okay. Ya, umukobwa wanjye. Oh, voilà c'est bien. Kazi. Ufite umwana mwiza cyane. Merci. Ah. Wari hano kuva igihe kirekire? Oya, nagiye kureba abanyeshuri twigana. Oh. Nanzi ko ari hano hafi. Wari hano hafi cyangwa? Oya. Ntago ni hariya hirya. Nibwo ukinjira. Oh, voilà. C'est bon. So, njye rero nagenda n'ubundi. Nafite gahunda narengeyemo. So ubwo tuzavugana. Yeah. Ariko Antoinette ufite umukobwa mwiza cyane. Merci, merci. Okay. Turi kumwe. Sawa. Sawa. Mafi. Karame. Meze neza se? Neza ndashima. Okay, good. Ko ndushye. Bene ndese. Uriya ni inshuti yanjye igihe kirekire. Tuzanye kuba kera muri business. So yaraje kureba aho nimukiye. Ni byiza kandi ko agomba kwamenya nyine ko duhura kuri byinshi. Azadusura ariko buri munsi. Ya, azageza dusura. Ntabwo ari buri munsi ariko uko azajya abona uko azajya arishobozwa azageza ikibazo. Uramwishimiye? Umuntu mwiza. Ariko kuri abantu bose ni beza. Ngewe ubundi umuntu umbwira nabi niwe muntu mubi. Mama ari he? Sinzi ahantu asohotse mu kanya gatoya. Ariko ngira ngo yagiye asa n'uri butebuke. Adolphe arahari. Adolphe ya araryamye. Mwavuganye se basi? Adolphe? Ntabwo ari yabyuka ko turaza kuvugana. Wenda nawe muraza kuba inshuti nawe kwite papa. Bizaza nta kibazo kazo. Bizaza kandi ndabyizeye ko nzi neza ko ndi umuntu mwiza, ndi umupapa mwiza kandi muzabibona. Njye ndabibona ubwo ahubwo wazabibona. Wowe saba warabibonye ko buriya umunsi wa mbere nakwishimiye cyane ariko Egura umupapa mwiza sinzi ubwo impamvu Adolphe nyine yitwara kuriya ako buriya niko n'ubundi yimereye biriya ntuzigere umurakarira niko yimereye nanjye ahora ambwira nabi nanjye ambwira neza. Uracyari umwana sibyo? Nuba mukuru uzamenya impamvu ya biriya byose. Buriya rubizi abana b'abahungu bakunda abamama babo cyane bakanabafuhira. Rubizi? Rero ari ukuntu njya mbona Adolphe nkabona nyine wajyana ntiwamenya umuntu akunda n'uwo yanga. Yaba ari mama avuga nabwo yarakaye, yaba ari njye akavuga yarakaye. Ariko buriya ntabwo bari ukurakara ahubwo kiriya ni igikabwe cy'abagabo. Ari umugabo. Azava umugabo w'ibikabwe ufite uvuga ijambo akarihagararaho. Ntabwo azi kurihagararaho ikibazo. Ahubwo buriya nkawe so ngo nta nshuti ugira? Inshuti ndazigira kubera ko nabo mvuye kureba n'inshuti. Ndavuga z'abahungu. Naho narindi bari bahari. Oya inshuti mvuga ntabwo ari muri rusange. Wowe ndumva nawe ureba kumva uramukunze. Icyo gihe ako nigeze kumugira. Brarambuza. Okay, hari impamvu yakubujije rero. Nicyo cya gikabwe nakubwiraga. Urumva? Ikindi nawe nujya gukunda uzakunda umugabo wa wundi uhagarara ku ijambo rye. Ku buryo wa wundi ushobora kubona intare hari imbere ukamujya inyuma kandi nawe ari umuntu nkawe. Sibyo? Intare. Yes. Yes, intare. Cyane. Wandi yumbwira wenda nk'imbwa cyangwa ipusi. Intare ntuziko inyamaswa y'inkazi. Yego. Ku buryo wundi ushobora kuvuga uti umugabo ukamujya inyuma. Kandi uzi ko nawe afite umubiri nk'uwawe. Byagorana. Ese muri iki gihe undi umugabo yari nyine mbitse ibanga rinini
buriya hari ibyo ntakubwiye untege amatwi wumve iyi shitani turi kumwe hano wari ubizi yuko ari we wanyiciye abavandimwe ndabizi buriya n'umugabo wanjye noneho ikindi utaruzi uziko buriya ari mubyara w'umugabo wanjye kata amakuru narayakuruye ndayakurura ndi hariya muri koma nibwo byose nabimenye menya n'ukuntu yaragiye kunyica gusobanurira ndabikubwira menya n'imipango ye yose njye rero maze kumenya biriya byose mbona yuko nta kuntu ngewe nakwihorera atari iruhande rwanjye nibwo nize kugira ngo aze iruhande rwanjye mwiyegereze ngende mwica gake gake nk'uko nabikubwiye icyambere nzabanza muhuza abagore bose najya kubishaka yibure yishake yibure nicyo kintu kibaza umugabo bwa mbere ubwa kabiri agenda arwara umutima ejo arwara impyiko ejo arwara iki ku buryo nzemera mu rugwazi nzemera mushyire mu bitaro uko yaragiye kunyica niko nanjye nzamwica by'ukuri ufite rezo pe nanjye ndagushyigikiye ishitani ritinyuka rivuge ngo ngiye no kwica umugore asi yuko rero ngewe ntabizi Kazuba ngwino hano kuri kumamagara cyane noneho wabaye Chirano tuvugane bite byawe so kora gaye ntabwo umaze kuba umukobwa mukuru ubu ntabwo uzi gutandukanya umuntu utari papa wawe n'umuntu uje gutyo uje kwangiza ibintu asanze icyo kibi cyawe rero uhora uvuga nabi ntabwo wambwira undeba neza none se ndakubwira neza kujya bigende gute urasekera umuntu dadi ubu namara kudusiga iherezo nibwo uzicara ukavuga ko watekerezaga neza nk'umuntu mukuru gute se ikintu yatwaye muraganira muganira iki ahubwo se kankubaze umuntu uzajya wanga nanjye niteye wunge mwanga aho twashyize papa ntabwo yibuka wakwibutse Kazu reka mujye mugira inama ndakuruta ubu ngubu ntabwo ukiri umwana sibyo twese twatangiye gukura kandi ndakuruta cyane niba nkubwiye ngo irinde ikintu uvugisha umuntu ibintu biri ngombwa niba unafite n'ibintu byo gukora ugende wibere kure ujye mu cyumba uvugane n'abana bagenzi bawe organize uriya mugabo umuganiriza ibiki mwese kamubaze ubu ngubu mama aratwanga ku buryo yatuzanira umuntu mubi uri kubona ari umuntu mwiza wawe ni umuntu mwiza nyine ni umuntu mwiza ahubwo wowe kuva papa yapfa nta muntu ukibona ngo ubone ngo ni umuntu mwiza ibintu byawe byose usigaye uhora ubivuga nabi ubona nabi sinzi niba kandi koko kuva papa yapfa none se ubundi ubwo wabibwiwe n'iki byo byose wabicukumbuye amakuru byose rero wahitanye abavandimwe bawe ucukumbura gute ko ari mubyara w'umugabo wawe umugabo wanjye amaze gupfa nize ubwenge naricaye ndareba ndavuga ngo ibi ngibi ntabwo nabireka gutya ntangira kubikurikirana ndavuga naramubwiye ku gituro cye ndavuga nti nzaguhorera guturuka ku munsi nibwo namenye ko ari mubyara we we rero azi ko ntabizi azi ko nta n'ikintu na kimwe nzi ariko se impungenge zonyine ngira sisi nizi ndagushyigikiye pe kandi ndumva akababaro kari ku mutima wawe ariko ikibazo wabipanze neza ku buryo nuramuka wihoreye nta ngaruka nta nkurikizi
nta ngaruka n'imwe. Icya mbere nabanje kumwica mu mutwe azi yuko yasimbuye umugabo wanjye. Ikindi cya kabiri namukundishije umwana wanjye. Iyo nagiye uriya mwana wawe w'umukobwa njyewe iyo nagiye nta kibazo gihari. Ese undi ko n'imvura iguye ubu twakwigiriye mu nzu amuhemukiye amuhemukiye hano mba nasize ingenzi. Ikindi cya kabiri kuri Adolphe ahubwo Imana izangiriye neza ngende sinsanga Adolphe yamwisha no kumusubiza nta musubiza no kwicarana nawe nticana nawe. Nimba zikore muri salo Adolphe aguma mu cyumba cyangwa gasohoka hari ni mukurega ntabwo wabimubwira. Sigara nk'amatabi, inzoga, ibiki. Wawe usigaye nagura indaya. Ariko warasaze. Iki? Ngura indaya wambura n'abakobwa njyewe. Byose se usigaye bikora bundi wanywaga itabi. Bombwire kazi ntukanyinjire mu buzima. Uri kumva? Nshobora kugira inama uko ndakuruta. We ntabwo wemerewe kungira inama. Uri kunyumva neza? Ese ubwo ni ihe nama nzi umubyeyi wakubyaye n'umwe ni amaraso yawe. Uri kunyumva? Uriya niwe papa wawe. Uriya niwe muntu wenyine agukundaga bya nyabyo. Nta n'undi papa wazongera kubona utaruriye. Abandi bose ujye umenya ko ari ikintu agushakaho. Uri kunyumva? Ubu se bungira nshaka iki? Wabanje ukanyumva neza se. Niba umuntu ari hano urana uburenganzira bwa mama gushaka undi mugabo. Ibyo ni bimureba. Ariko ntago ari uburenganzira bwawe, nta nubwo ari itegeko kumukunda. Uramukunda kugira ngo bigende gute? Ni umuntu mwiza anyita umwana we. Umuntu mubi ni uwuhe? Nanjye nkamwita dada kitaba. Yego. Kandi mama ntabwo yakora ikintu kitubabaza cyangwa wowe kikubabaza nubwo uhora usigaye ubabaye. Ubizi ute ko atabikora? Mama ntago yabigambirira, ariko nawe ni umuntu afite umubiri. Ashobora kurwa n'amarangamutima agakunda undi mugabo. Ariko ntago ari papa wawe. Nongere mbigusubiremo. Ase wabaye iki? Amazina ye ntago yazi. Guhora umbwira ngo ntago ari papa, njye birambikorera mama. Wikorera mama. Kubera ko mama ntago yatwifuriza ikibi. Yego. Niko utekereza? Yego. Hanyuma uriya mugabo uzatekereza iki? Atekereza ko atikiza nk'abapapa nyine. Yego. Asigaye anyitaho yanekeye. Yaguteye. Wowe wanekeraga? Ndagutekera kugira bigende bite, nta maboko ufite wowe. Ngahumva. Nta maboko ufite. Nushaka kunyitaho, nunashaka ko nzayamwita papa. Nose nkora iki? Ikintu ugomba gukora we ni kimwe. Urumva? Nanjye rero mpagarikiwe n'ingwe ngomba kuvoma. Ntabwo yankubita. Ntabwo yagira gute. Arahanga. Munge aryama ari asambanyije umwana wawe muto. Aho noneho niho navanamo umutima nkawuvanamo gutya neza nkawufata gutya mu ntoki. Ariko yaba yarangije kumusambanya. Ariko suri muri iki. Umwana wanjye ntago ari mutoya cyane nawe. Urumva ndamubwira kandi akanyumva. Urumva? Ibintu byose nyine ikibazo neza kugira ngo ntabwo ushaka kumva ahantu ushaka kuvuga. Uzi afite iyihe mipango? Imipango afite ariyo yose reka nkubwire. Aho yumva se umuntu wifasha agakora ibyo bintu byose. Utekereza ko nta bindi binagambirira? Niyo yabigambirira, niyo yabigira gute. Njyewe mbizi kandi nzi ko ndi kubana n'inyamaswa. Erega iyo ubana n'imbwa iryana umenya ahantu hicaye ukamenya gutyo ukamenya. None hiya aryamye. Agira ngo ngiwe nasinzira ziko ndagenda nkigonesha akavuga ati kabisa uri kugona reka da nkakomeza nkigonesha kugira ngo atagira. Ariko kandi ndi kumureba ibyo ari gukora, hari n'ibyihabyuka akicara gutya kandeba nkavuga nti nakubonye kera. Njyana n'icyuma reka wumve. Uvuze ko hari igihabyuka akakureba. Ndi kwigonesha kubera ko nagakunda umuntu ugona. Uko kukureba uzi imipanga bafite ari iyihe? Imipango njyewe uzima mfite iyihe? N'icyuma ndakirarana jewe. Yakurangiza mbere yuko murangiza. Ariko suri mu biki. Ariko so Adolphe uri hari yawe. Andangije Adolphe nawe arahari. Menya ubwenge mu byose utekereza. Ngenda kuruta nabonye byinshi. Uri kumva? Okay, ngareka tuanze tuvugane. Ngambwira ikintu kibi yakoze. Ikintu kibi yakoze? Ikizakoze ni ikihe? Ahubwo se ni ikihe kibi yakoze? Cyane iki yagukoreye? Ariko nsigaye nkubwira ibintu ugashaka gusubizanya nanjye wowe. Uri kumva warakuze ku byo usigaye ureba kure ku byo nshobora kubwira ibintu ushobora kwirinda ukumva wabikora nyine bikagenda neza. Wowe rega abantu bose usigaye ubanga. Ngejo wundi nazanye umukobwa hano urambwira ngo uriya mukobwa hano indaya ibiki kandi aracyari umunyeshuri. Aho yirirwa urahaze. Ngaho ubwo waramuguze. Aha umugura mu biki? Sibyo nkubwira ngo usigaye kubwira ko umuntu agenda n'agakungu k'abasore kugira ngo umwirinde nawe utabijyamo ibintu by'ikigari umva ari ikibazo. Cyabyaga kubereye byiza nka mushiki wanjye. Kubera wowe rero nta nubwo umbwira nka mushiki wawe, ahubwo umbwira unoromera, umbwira nabi. Hanyuma nkubwire neza nkorohera ugende ukora ibyo ushaka, ejo n'ejo bundi ugende udusabye ku gasozi. Nga rero rwose dore menye izawe nanjye menye izawe. Menye izanjye nawe menye izawe. Reka rero nkubwire ikintu kimwe. Uriya ni papa. Nibikunanira kunyumvira, wumvire na mama wawe.
nyine mama ndamwumvira yambwiye ko ari dadi uzatwumvira ku itegeko niba ukunanira kutwumvira ahubwo we nta nubwo ushaka uriya mugabo mushyire kure ibitekerezo byawe kandi ukora ibyo ugomba gukora ariko nta muntu ujya kwita papa hano muri rugo kandi mukunda ibyo ndabirambiwe kandi mukunda ndabirambiwe sinanabikeneye kandi mukunda komeza ubyivugane niba umukunda karamugendere kwa ugiye he ubu ntabwo wankubita arahari Mama Kazu. Mama Kazu. Ngwino urebe chérie. Come closer. Surprise. Merry Christmas, my beautiful. Mwah. Sikiza. ese ko bitekereje gute ibyo byatsi ubitekereje ute se Narebye nsanga turi mu bihe bya Christmas. Ndetse Christmas irabura umunsi umwe. Buriya kandi reka mbe nkihoreye. Kandi Christmas ikurikirwa n'umwaka. Ndatekereza ko hano mu rugo harashininga abashyitsi bazaza bazabona ko nari nagiye mu bintu byinshi ngewe sinabitekerezaga numvaga ariko nabyihorera ka kandi gato kari hano nkumva arakonga ariko urakoze ndatekereza ko karaza undi gushimisha umugabo abantu. igihe cyari cyose burya ni utekerereza urugo ni ukuri ndagushimiye pe ndagushimiye kandi cyane I love you. I love you too neza neza Gafite n'imipine kagenda. cyane Harya kamara igihe kingana iki? n'ushatse n'umwaka wose Mwaka wose. wenda kugera nyuma ya bonani nka rosenke Kaga 5. yego Ariko hazakenerwa kandi kantu kagaragaza umwaka mushya. okay ubwo uzanye ibi ngibi wabiteguye nanjye ngiye kugutegurira ibindi by'umwaka nanjye ni surprise Kandi ubimbwiye. ntabwo urabibona ibyo nategura ntabwo urabibona sibyo Gusa nzaza niyatanda ko ako kantu gahari nyine gateguwe nubwo ntaza kariko. Ariko nta nzaza nzi ko gahari nyine. cyane Eh. reka nze nanjye ngutekere neza uyu munsi ngiye kugutekera tom Oh wow. Okay, hari umuhungu w'inshuti yanjye nako n'umugabo w'inshuti yanjye ariko ni mugenzi wanjye witwa Chance. Ndashaka kujya kumureba. yego Yaremewe ko twazahura none tugapanga uko tuzizihiza Christmas. So reka nitegure njye. banguke urasanga nabitunganyije Yanda ndagize impinduka ndakubwira. nta kibazo Okay. I love you. I love you. I hate you. ureba ingi bazanye umugabo wanjye yazanaga ibirenze bino byategewe indege bikaza
rebera ngo ubu yakoze agakorwa ngo ubu ngubu ngo si ko yafashe gutya mu ntoki ndagukanda aza kubibona deja ngiye gutangira dore usigaye urengera noneho bigeze iki mara itabi mu nzu rigutwaye iki maze rinyica mu mazuru. okay reba hano hantu ujya kwicara tabi mu nzu niyo bikubangamiye reba hantu ujya kwicara handi atari hano akabundi kamubaza ubundi wibonyemo iki nibonyemo iki wibonyemo iki nyine ibaze nyine nawe si ubudada aramutse aje agasanga uri kunywera itabi mu nzu. uvuze nde dadi aho namushyinguye ntabwo mazi akanya urahibagiwe se wagiye iryo jambo dadi uri kuri mu matwi yawe uraryibagirwa uri kunyumva ngareba ibaze kuba uri kunywa genda nzane sandiriyo hariya mu gikoni aho nzakira tuno tugura usigaye mutumukanga wasohotse se cyangwa ukabishyira hano mu kibiriti usigaye ushaka kuntegeka kunzangiye ngo ese waretse kuri nywera mu nzu kubera iki ubundi umuntu ikindi akubuza kintu utwo tugambo ushaka kunyumvisha ngo dadi sinzongeye kumva ibyo mu matwi yanjye ubu se okay basi dukureho dadi mami naza nta byazi se ko ndimo nese kuba bizi nanga azi kuri nywera ariko ndanywa itabi nihishe itabi ribatwaye iki ubundi mwebwe ritwica mu mazuru ribica mu mazuru mu gihe nicaye muri salo cyangwa nicaye muri saramanje mujye mugenda mu byumba kunyumva ariko ngo inzu imaze kuba iyawe ntabwo ari iyanjye inzu ni iwacu ni iya mama yego ni iyacu ni wowe nande njyewe nawe na mama n'uriya mudadi uriya mudadi wandi ariko ibyo bintu utabisiba mu mutwe wawe ukajya ukomeza kuzumva ubwo bugambo n'ubwo bugoryi tuzaba duserera se basi waba uzi ukuntu itabi ryica uzi ko ryangiza ibihaha ukiriguma ku isoko itabi ryariza abasaza ryariza abasore ryariza abaki utangiye kubona ko ngo aribwo ari itabi ribi nawe riri kukurera akuzi ntukambire ubwo bugambo ujye umbabara umbwira ibintu bibona bifite logique binafitiye ikintu kizima ribuze gutanga hano mu rugo Ega usigaye ugendana n'ibirara ibirara biye ko nywera itabi hano urabona nari nywera hanze cyane ndakubona urambona urambona ndi kumwe itabi hanze bigutwaye iki cyabikore kumwe n'abakobwa bikureba iki nese kuba cyubanga shawura banga mbanga amaguta ariko dore urabangama wafashe iyo mashini yawe ukajya mu cyumba ushaka kujya kuri izo filime zawe ukagenda ushaka kuzirebera nga yegura ubwo bihangane byaki ibyo tabiri kunyica pe kazo bisi ibyo n'ibyo uri kumva simara kugiriye inama ze rega nubwo byanganze ubwenge nta bwenge uzi niba utaramenya kumenya gutandukanya soko yapfuye ngo namenye ko turi mu bundi buzima fata umuntu utazi n'ahantu aturutse nk'umusaza uraho aje gusazira muri uru rugo umuntu aza gusazira mu bana atabyaye ubundi umuntu muzima agombye kuza gusazira mu rugo ahubwo ibyo ko ariyo uri kubivuga ashaje hanyuma hano niho abantu bose babaye baza kuba nubuye undi niba akundana na mama bajye gukundanira kure yebwo ubu ntibakabunzanyeho kabisa akuruka ko ino mitungo yanditse kuri mama yego none se hanyuma twe tukabiki ko kibushaka twe ntabwo turabazungura cyangwa wicaye ngo uzi ko ibyo bintu bidahari cyangwa se ko njye nabizi nese niyo mpamvu uba wigize utyo nyamara uzapfa uracyari mutoya ntukagire inama abantu bakuru ngaho ikibi cyanyu rero cy'abantu bakuru muba mwumva ko murenze ntabwo mujya mwakira inama umuntu ababwira ngo kubera ndi umwana nese bivuga ko nakugira inama ko itabi ryica itabi ririca ubu si iminsi maze ndimo ko ntapfuye uzapfa ahubwo uzi ko se nzapfa igihe kitageze niko bakubeshye uzapfa ahagaze hagiye data bagiye igihe kitageze uri kumva abandi bose nta kintu na kimwe bavuze nanjye nzagenda kandi ntabwo nzagenda njyanywe n'itabi base baseka tubyemere itabi ryo n'undi twararimenyereye uri noneho uri kunywa itabi unasomeza inzoga uriho n'umuntu ry'ubugari bwonyine se noneho rero ikintu kinansetsa nta nubwo uramenya kunywa itabi nzabimenya yewe gawe none se basi wajya unywa ji ko mama aba yazizanye
Kazi wakubona ungana gutya ajya kubyuza ufite ubwenge. Uracyangana nk'uko bakuzanye uvuye muri Kubeza. si wumva Ntabwo ushobora no gutekereza ngo unarebe umuntu, unarebe kure. Ibi byose bitangiye uriya mugabo agereye muri iyi nzu. no kunywa itabi se? Nta nubwo ushobora kujya ukambwira utugambo twose wiboneye. Nta nubwo ushobora no kureba ngo usobanukirwe. Unamenye ko uriya mugabo asa n'umuntu waje gutwiba imitungo yo muri uru rugo. Nta kuntu nese uzi uko ahagaze kugira uvuge ngo wenda ngo yaje kudutwara imitungo. Uko ahagaze ntabwo se kugaragara. Kugaragara Niba afite amafaranga kuki atajyanye mami we? mama ntabwo yashakaga guta abana be. Guta abana. Yego. Ubuse turacyari abana. Ubu ngenda cyari umwana wo kureberera. Ntabwo ngenda umwana we ntabwo ujya unyitaho. Ari ubwo ujya unyitaho se Rero gute? niba uri umwana menya ko nta nama zawe nkeneye. Uri kumva? Ugenda uganire n'abana bagenzi. Icyo nicyo kikwica mu mutwe nta kindi. Dore aho hantu urahakoroba. Karame. Mama arabizi ibi bintu. Uramutinyaga no kuba wihagazeho. Byakwica. Karambwira ibyo ushaka mu. Ngiye nzaba nk'uyu nguyu bundi. niba ushaka ko wabaho. Kazuba umaze gukura, cara neza tubanze tuganire. Umaze gukura, uri umukobwa mwiza uri gukura neza. Harimo ikintu ushaka kugira ngo tuganire. Iki mama? None hatari kuvuga ngo ni iki, ngo dore utwenda ngo nakuboneye, ngo urambara ibingo. Oya, noneho ni ibintu bikomeye kandi ibyo abantu bakuru. Ndumva ubwoba. Oya, nta bwoba. Urumva? Ntubizi ko ngukunda. Ntuzi ko nta n'ikintu na kimwe cyakugeraho kitabanjije ubanza kunyica. Ntuzi ko niyo narota ntabwo ushobora kurota akazuba kanjye hari ikintu cyakabaye, sibyo? Se mami, ni iki ugiye kumbwira? Muri iyi si wavutse ufite ababyeyi, wavutse ubona ibintu byose bihari, uretse wenda papa wenda witaye ugiye mu ijuru, usibye ko natwe twese tuzajyayo igihe nikigera. Ariko muri iyi si tubana n'abanzi, tubana n'abantu badukunda, dushaka kurana nabo, yewe umuntu yagusekera kandi akwanze. Ni utuntu twinshi tugiye dutandukanye muri iyi si, sibyo? Wowe ntabwo urabimenya. Ntabwo uricara ngo uvuge ngo uyu ameze atya, uyu ameze gutya, uyu byagenda gutya, uyu nabana nawe gutya. Oya, iyo wabonye wariye wiyambariye neza uri kumwe n'abandi bana wumva nta kintu utekereza. Ariko twe ababyeyi, nubwo wakwicarana n'umuntu, nubwo mwasangira, nubwo mwararana, hari igihe ubizi ko akwanga. Hari misiyo ngiye kuzaguha kandi uhita ukura, apana kuzana amashereka mu maso ajejeta. Ahubwo wicare utekereze uti kuki mama ngiye gutya. Mama uri kumbwira rwose ngiye ibintu biri kuntera ubwoba. Ndeba hano, muri iyi si ntabwo uzaseka gusa, hari igihe uzarira. Muri iyi si ntabwo uzabona ibyo kurya ngo ubirye, hari igihe uzabibona babikuzanire ariko ntubirye, sibyo? Niyo mpamvu ugomba gukamirika no mu mutwe wawe hakanguka, sibyo? Ushobora gushaka umugabo akagukubita, ushobora gushaka umugabo mwiza akakujyana ahantu heza ukakunda akagira gute, ariko burya bajya guca umugani mu Kinyarwanda ngo uwifuje gushaka nka nyina yamaze ingo. Ni nko kuvuga ngo wakwifuza yuko waba hano wakuze ubona nta kintu tubuze, papa wanyu tubanye neza, umwana wanjye tubanye neza nta kibazo, ariko mu kanya gato washaka umugabo ugasanga ntabwo ariko bimeze. Kajya gukubita, wajya kurya akabikumenaho, ntakugurira imyenda, ntiwisanzure, ntugire gute, sibyo? Niyo mpamvu baciye umugani mu Kinyarwanda. Rero ubu dukundana. Yego. Yego. Sikubwira byose, ndagukunda. Ndagukunda. Ugomba kumenya ikintu icyo ari cyo cyose ngiye kukubwira kugira ngo umfashe. Hari igihe kiri mu bintu byawe byiza bizaza imbere, hari n'igihe yaba ari ibyahashize. Tugomba kugira ngo twihorere
kwihorera. Icyo nkubwiye shyira hano kandi ntakagira umuntu uza ngo ese ngo wari uri kuvugana iki na mama ngo ese ngo mama wawe ngo ajye kubwira ibiki oya jya uba umuntu mukuru ugiye kuzaba umuntu mukuru urumva jya ukamirika amashirika akuvemo ejo bashobora kugutera inda kandi umwana wamubyara sibyo urimo uragenda ukura ariko menya ngo hari ukubabara hari ukwishima hari uguseka hari ukugira gutya umenya ko uri kumwe n'abanzi bashobora kuba bakuzengurutse sibyo icyo nakubwira umenye ko kitakugirira nabi ariko icyo undi yakubwira cyakugirira nabi nta muntu wizera n'umwe kuri isi uretse mama wawe uretse mbese ababyeyi bawe urumva na dadi wawe oya uretse mama gusa uretse mama gusa yego ubitekerezeho rero muri iyi minsi aribyo ugiye kuzafasha ngiye kubipanga neza ubundi wifashe ndeba ubundi ubifashe mbitse ibanga rinini rikomereye umutima kurigumana mbitse ibanga rinini rivuna umutima ese nerure ndivuge cyangwa